oya ntabwo umunyamakuru w'imikino nawe yakoraga ibiganiro by'ubukungu nk'ibyo ngibyo erega buriya guhagarara si ubukungu si amafaranga guhagarara neza buriya guhagarara neza n'ikinyabupfura kizamo imyitwarire umuntu afite ni wa mutakumva mu bintu by'ibidega byinshi twavuga ngo mu by'ukuri ubu byahagaze ntabwo bigishobotse yabonye intera yabonye ntabwo waba wabonye uno mwanya ntabwo yabura mwanya hari ahantu abaye akazi kenshi pe byatari kandi kari akazi nako ubwitange twabonye ari mukuru wenda ukuntu yajyaga kuvugira igihugu ni ingingo ikomeye cyane. ya wagwani nk'uko mubibona ni .all TV show tugarukanye inkuru iri gucicikana ahantu hose byatunguye abantu benshi ko kuba umuntu w'umunyamakuru cyangwa waruzwi mu bintu bijyanye n'ibintu byo kwamamaza imikino y'amahirwe uwo nta wundi yitwa Uwera Jean Maurice akaba yagizwe umuyobozi cyangwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda akaba yungirije nk'uko mubizi nje muri kumva kuri mikoro ndi Thierry tukaba turi kumwe na Papa Dabo P PLP iryo zina rega iryo zina twararihawe erega n'agasirikare kariho PP konye bamfite amazina bamfite amazina baratari aho mwana kiriya cyuzi kukijyaho mwana aho nabatirijwe no hazi ndafata nabatijwe nahawe izina n'uwo bita gasirikare wo bita Twi ankubita izina kabisa arambwira ati fresh nawe wanayemo ikiganiro kiri fresh gitanga umusaruro nawe nkukubise izina gasirikare Double P kurode wangoga gahondo gatwa mukeranozo mukesha batware wa Rutahira Papa Dabo P gasirikare reka tuzamuke wowe nkawe tuzamuke gutya twanziki ubu nkawe koko si wiyizi Papa Dabo P dore uyu munyamakuru twari tumenyereye kuri SKFM inkuru yabaye kimomo ko yagize iki yabaye umwungiriza muri guverinoma y'u Rwanda ese nkawe koko urabivuga hiki mbere na mbere uwo bita Jean Maurice Uwera Jean Maurice yabaye yamenyekanye cyane muri RBA ari umunyamakuru wa RBA umugabo yamenyekanye cyane mu kiganiro bita cya waramutse Rwanda cya mu gitondo yakoraga n'abantu batandukanye avuga nyine ku makuru yagiye yabyutse imande aza kuva binatunguranye ariko ni wa muntu ubona n'ubundi agaragara nk'umuyobozi mu cy'ukuri ntabwo byanunguye ngewe yarabikuye mu cy'ukuri fresh kuko urabona buriya hari ibintu bihuzwa sibyo twigeze kubona bavuga ngo hajemo kwivumbura kw'abanyamakuru barabiye ngo bagiye basezera tubone ejo bundi uriya nuza agiye uyu muvandimwe uko kugenda afite na nuza akoraho nuza uriya w'umunyamakuru w'imikino oya ntabwo umunyamakuru w'imikino nawe yakoraga ibi biganiro by'ubukungu nk'ibyo ngibyo baba ngo arivumbe kubera ko ngo bazamuye abandi babashyira mu ntera iri hejuru bamuha ubuyobozi ba Sandrine tubona benshi batandukanye bagenda babaha izindi nshingano ba Kirofasi Barore bagenda babaha inshingano muri RBA zitandukanye abenshi n'ibitangazamakuru twagiye tubifata nk'aho hajemo kwivumbura tubona Jean Maurice ahise ava kuri RBA ahise ajya kuri SKFM ariko kuri SKFM agiye kuba umuyobozi kuri SKFM ariko akora n'ibiganiro n'ubundi nta kibazo buriya nyine nawe buriya bite nawe urabizi mu kazi yuri gukorana n'abantu bakagira iki bo bakongezwa umushahara wowe bakakugumisha ko habe no kugushyiraho n'igiceri cy'ijana nawe bitewe n'abantu mukorana n'akazi ukora nawe wakivuga hari igihe vumbura ariko mbere na mbere reka tubanze dutanga amashyi kuri guverinoma y'u Rwanda urumva yemeye uriya mugabo mu by'ukuri ni imfura ubona ko ari umugabo ufite indangagaciro ubona ko ari umugabo ufite ukuntu ahagaze erega buriya guhagarara si ubukungu si amafaranga guhagarara neza buriya guhagarara neza n'ikinyabupfura kizamo
cyiza imyitwarire umuntu afite ni wa muntu utakumva mu bintu by'ibidega byinshi. Reka rero mu by'ukuri urebye uko ameze n'uwo yasimbuye umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, kuba yabaye umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yasimbuye nyakwigendera ari mukuru arinda, wabonaga nawe ari umugabo mu by'ukuri w'imfura, ari umugabo witonze, ari umugabo tubona amaze no kwitaba Imana. Tubona hari yareraga abana buriya benshi, abantu benshi yafashije, ba Gisupusupu niwe wabafashije, yaririmbye indirimbo za Gisupusupu z'Amavubi, niwe waziririmbye nyakwigendera, niwe waziririmbye iriya ndirimbo avuga ngo aririmba Kiyovu, ngo Kiyovu we, iriya ndirimbo niwe wayiririmbye. Yego, iriya ndirimbo ngo Amavubi tsinda we batsinde, niwe wayiririmbye, ariko ahita anayitirira ashinga santere bita Tsinda Batsinde, ariyo yazamukiyemo abuta Papa Pascal, ubu mvuge nk'abariho ngubu. Papa Pascal uri muri Rayon Sport, Petit Messi niho yazamukiye. Urumva hajya iri gukina mu cyiciro cya kabiri niba atari icya gatatu. Yego, icya kabiri, ariko ubona ko yaguye nyine ahapfiriye umudamu hari ibyo atabasha kugira. Bo mu by'ukuri aravuga ngo dutange amashyi nashya tuhe guverinoma yacu mu by'ukuri yateganyije uriya mugabo, ubaze uwo yasimbuye n'uwo yazanye karagitebona kaho zisa ari zimwe, imyitwarire n'imikorere ubona saho ari bimwe. Bose bavuga ngo tubaha amashyi bwose nashya, nicyo nifuza, mumfashe tumuha amashyi. Doto TV Show itanze amashyi ku buyobozi bw'igihugu cyacu bwahisemo uyu muyobozi. Jean Maurice ni umugabo umeze gute? Ni umugabo mbere na mbere ni mukuru wa Jay Polly, nyakwigendera Jay Polly twamenye mu bihangano byinshi muri Tough Gang nyine, muri Tough Gang niho wamenyekanye cyane, yatwara Guma. Uriya ni mukuru we rero, yakoze kuri RBA mu buzima, hafi ubuzima bwe twabashije kumumenya, niho twamumenye. Ntabwo twize twumva ngo umunyamakuru yagize ibidega kuri RBA byagenze bitya, ntabwo ubimwumvamo na rimwe mu buzima bwe. Yavuyeho ubona yuko ubuzima niho buganisha abantu, ariko baravuga ngo ikibazo si ukuva ahantu, sibyo? Ikibazo ni impamvu ihagukuye nuko havuye. Yego, urarega yo vuye ahantu neza mejo muronye, erega ntabwo yahavuye. N'ubu ngubu bino byo kwamamaza kuri mikino y'amahirwe bakoranaga, niwe wakoraga ibyo biga, n'ubu ngubu tuvuga no baracyabikora, yazaga kuri RBA gukorayo bira muri iriya mikino. Yego, twavuga ngo mu by'ukuri ubu byahagaze, ntabwo bigishobotse. Yabonye intera, yabonye ntabwo waba wabonye uno mwanya, ntabwo yabura mwanya. Hari ahantu abaye akazi kenshi pe byahatari, kandi kari akazi nako ubwitange twabonye ari mukuru wenda ukuntu yajyaga kuvugira igihugu ni ingingo ikomeye cyane yahatari, sibyo? Rega ni noneho hari ahantu ugomba kubyitaho, burarega uzare n'abayobozi bacu, n'abayobozi bacu nyine. Yo ufite nyine, ndavuga muri bari abayobozi bafite inshingano mu gihugu nyine. Noneho nk'uyu nguyu uri muri guverinoma, buriya ibintu byo muri guverinoma nabyo biba bigize iki, nabyo biba biri hejuru. Buriya ntabwo baba bagwaye ako kazi kabyo ngo ugire iki ngo ugafatanye ibindi wabikora ku ruhande bikiya byoroheje, ariko ntabwo wagira iki, ntabwo nk'ibyo byo mikino y'amahirwe ntabwo wabihuza n'ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri basheshoje barebye neza. Ngewe nsabira n'undi muntu akazi muri guverinoma bose, hari abantu ngiye gusabira akazi babiri muri iki gihugu, mbona bagakwiye kabisa, nkavuga ngo bano bantu bagezemo hari ikintu bahindura mu mibereho y'abanyarwanda, kandi umurongo igihugu cyashyizeho bawugenderamo nyine. Abo bantu nyine ugiye gusabira ubuyobozi mu gihugu, nka Doto TV Show, igiye gusabira abo bantu bakakuyobora neza kabisa. Nabahe abo bantu ngo kugira ngo baze kugira iki, kumvikana ahantu. Umuvandimwe buriya nibyo kivuze cyavuga ngo KNC ahita aba nka Trump. KNC bwose mfura yanjye ujye uyobora Gasogi, uyobore ibitangazamakuru byawe, ariko mu gihugu cira birarura. KNC hari uburyo ubona ntabwo kabisa yanagukubita, niko bimeze. KNC bashobora kugufata wenda bangwe n'urugero wenda ngo akumva nk'ahantu umuntu wenda yafashe umwana ku ngufu, n'urugero ashobora gufata nka batayo yose agahita yizana akayizana igiye gufata umuntu. Twabonye ahantu mu gihugu kimwe tubona umusifuzi ngo yibye ikipe ngo yimye igitego, ahita amanuka umuyobozi w'ikipe
cyarabaye ntago ari ibanga ntago ari ibanga yahise amanuka mu kibuga byabaye muri iyo kipe na kimwe nimugoroba perezida wayo bamuhanye imyaka 5 ariko yaragarutse yahise afata pistole amanuka mu kibuga hasi kuri tapeve yaravuga ati ngiye kukurasa umusivi nakurasa ibyo ntaro byabaye nakanise niko byahagenda rero nakanise kari mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kwiba gasoje gahita amanuka n'imbunda hasi akavuga ati ndakurasa ndakwisoreza uramutse afite inshingano mu gihugu Christina Gobere ariko umuntu wa mbere nsabira ubuyobozi umuntu bita mu bwa Gasabo Mutesi Scovia yego mbona agiye nko mu nteko yavugira abanyarwanda neza kabisa si we wenyine kuko nanjye hari nk'abantu benshi njya mbona bandika ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati Scovia kabisa umushyize mu nteko yabikora kandi neza noneho Scovia we sinzi ukuntu ameze Scovia ni wa muntu uvuga ukuri akavuga ikintu uko kiri erega buri ukuri nta kibazo kibako reka nkubwire nk'urugero rwa hafi twabonye minisitiri umwe simuvuze n'ubaracyari we yagiye hano kuri banki agiye kubikuza amafaranga umusekirite amubwira ati buhagaze harimo abandi ahita amukubita urushyi muri covid mu gihe cya covid singiye kumuvuga ariko wese ahita amumenya baramuhagarika perezida aramuhagarika ubu yaramugaruye asaba ibibazo aramugarura amucira akanyafu ariko abo ntago aribwo dukeneye nk'icyo uvuze ukuri ko cyabaye icyo kintu nakosa ubukozi bo undi muntu unajya gusabira akazi rwose bamushyize muri guverinoma navuga uyu muntu kabisa nawe byakora akora RBA nawe avuga amakuru bamwita uramudamu bamwita nguki uri uvuga amakuru y'imikino no nuza uriyo ukunda gukora ibiganiro bya nawe yitwa badufashe ndi kumva namwibuka akora kuri RBA urumva Gloria Mukamabano ego Gloria Mukamabano urumva Gloria nawe avuga amakuru erega reka nkubwire na Scovia dusabira bino urumva impamvu tubimusabira urumva nta yindi mpamvu burarega umuntu wese kubugira gutya niyo bamubona nyine ihangane mwana turenzeho gake reka tuha abantu amakuru ya nyayo afatika azwi buriya umuntu wese bamwita Gloria cyaturibeshye si ukuvuga ngo kumva ibyo ubwo nimba ugeze ariko niwe avuga amakuru uriya mudamu nawe mu by'ukuri ayigezemo navuga ni sawa nongere undi muntu wa gatatu uwo bita Oscar Kim Papa Kibizo nawe agezemo abo bantu batatu yego numva bishoboka bakabagira nko mu nteko byaba byiza ariko barimo barafata abantu b'abanyamakuru bakabashyira muri ubona hari n'umudamu nawe ubu n'umudepite nawe arimo wiyamaza nawe uri umunyamakuru nawe kuri RBA nawe arimo yagezemo ariko abo bantu batatu nabo leta habonetse imyanya bakabatereka umuntu babikora neza fresh ngira nka hari numva se sivyo se burara sayo makuru abakunzi ba Dr TV show bari bakeneye oya rwose nyine nanjye abo bayobozi nayi narabuze ukuntu nabageza abo bantu kabisa tubasabiye imirimo abo rwose tunasoza ariko tuzagumya tuyibasabire nibabona koko bikwiye bazagira iki bazabashyire terekemo dusoreze barabizi ko nyine